Nibahavu Jeannette cyangwa se Diane, iri zina nzi ko benshi atari ubwa mbere muryumvise, ndetse niba ari ubwa mbere uryumvise, iki ni cyo gihe ngo umenyeho byinshi abandi batakubwiye. Ni umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda bafite igikundiro ndetse n'uburanga burangaza benshi, ugasanga bamwe bifuza kuba nka we, abandi bakamufata nk'icyitegererezo. Ariko mu by'ukuri Bahavu tuzi uyu munsi ukunzwe n'abatari bake, nawe nk'ibindi byamamare bitandukanye yaciye mu buzima butoroshye nyuma y'uko papa wabuze akazi yakoraga katumaga babaho neza, kugeza n'ubwo baje kuva mu nzu nziza cyane babagamo bakajya kuba mu nzu y'ibitaka itarimo n'agasima. Ibi nabyo turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Bahavu Jeannette ni umukinnyikazi cyangwa se actress muri sinema nyarwanda, umwe mu bakomeye bafite ibigwi bihambaye ndetse bakunzwe cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Kuva mu mwaka wa 2016 ubwo yinjiraga muri sinema kugeza uyu munsi amaze kuba igishyitsi mu ruganda rwa sinema y'inaha. Ibyo bigashimangirwa n'ubwamamare afite yahawe na filime zitandukanye yagaragayemo, zirimo iyitwa Umuziranenge aho yakinnye yitwa Jasmine, iyitwa Cinkoni Zamba yakinnyemo yitwa Mimi, hakaza na filime y'uruhererekane yitwa City Maid ica kuri televiziyo Rwanda yakinnyemo yitwa Diane, ndetse na filime ye bwite yitwa Impanga Series yakunzwe cyane n'abatari bake aho yakinnyemo yitwa Kami. Filime y'uruhererekane City Maid yatangiye kuyikinamo muri 2016, niyo yamuhaye igikundiro n'ubwamamare bwose afite uyu munsi, kuko niyo yamushyize ku itarira mu murika, bituma nawe ahabwa ijambo ku meza y'abakinnyi bakomeye kandi b'abahanga muri sinema nyarwanda. Kugeza ubu mvuze ko Bahavu Jeannette ari umwe mu bakinnyi ba sinema bakunzwe cyane kandi bakomeye hano mu Rwanda, sinaba mbeshye, kuko ibi yanabigaragaje mu bihembo bya Rwanda International Movie Award, aho yegukanye ibihembo 3 byose birimo icy'umukinnyikazi mwiza w'umwaka, icy'umukinnyi ukunzwe n'abantu, ndetse yanegukanye igihembo kiruta ibindi cy'imodoka ifite agaciro ka miliyoni zirenga 12 z'amanyarwanda. Nubwo nayo byakurikiye kuyitsindira byabaye inkuru yabuze ikibara, igakurikirwa n'ibibazo ndetse n'amahari yo ku rwego rwo hejuru. Ariko se mu by'ukuri uyu Bahavu Jeannette, Diane cyangwa Kami ubundi ni muntu ki? Ndi kukubwira umugore w'umushabitsi ukomeye kandi wagerageje ibintu byinshi bitandukanye, kuko uretse gukina filime yanyuze no mu itangazamakuru aho yakoraga kuri televiziyo ndibuze kukubwira. Ibi bikaba ari nyuma y'uko n'ubundi yari yarize itangazamakuru muri kaminuza, nubwo bwose yaje gucikiza amashuri ntarangize kaminuza kuko yabiretse ageze mu mwaka wa 2. Uyu kandi uretse ibyo ni n'umuhanga cyane mu guhanga imideri. Ni byinshi yanyuzemo, ni byinshi yakoze, ni byinshi yavuzweho, ariko kandi ni byinshi yagezeho. Ariko uretse ibyo nkubwiye n'iki kindi umuziho? Ngaho reka twinjire mu isomero twegure inyandiko maze nkubwire akantu kandi kuri uyu munyabigwi muri sinema nyarwanda. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Mbere y'uko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ndetse n'inkuru z'urukundo nziza tubagezaho hano ku isomero. Amazina ye yose ni Bahavu Jeannette Usanase, yavutse ku itariki 17 Nyakanga mu mwaka atifuje gutangaza. Ucyumva izina Bahavu byanze bikunze utumva ko atari izina ry'inaha mu Rwanda. Ubwo yari mu kiganiro Sunday Night cyo kuri televiziyo Isango Star ku itariki 21 z'ukwa 11 2017, icyo gihe umunyamakuru Philip wakoraga icyo kiganiro yamubaje inkomoko y'iryo zina. Mu gusubiza yavuze ko Bahavu ari izina rya papa we, avuga ko papa we yavukiye muri Kongo, ndetse yanahise yishura ko nawe ubwo ariho yavukiye, ariko nyuma akaza mu Rwanda akiri umwana muto. Uyu mudamu ngo nubwo uyu munsi yirondumuriye wese muri sinema ndetse nayo ikamukundira ikamuha igikundiro n'ubwamamare mu bantu, ariko buriya ngo ntizari inzozi ze kuzakina filime, na cyane ko ngo buriya ari umukobwa ugira isoni nyinshi cyane ku buryo ngo kujya imbere y'abantu benshi yabitekerezaga imitsi ikarega. Gusa ngo kuva kera yiga primaire yakinaga amakinamico ku ishuri, ariko ntiyigeze na rimwe arota ari muri sinema. Mu buryo butandukanye n'ubwo, ahubwo ngo inzozi ze yakuranye yarotaga umunsi ku munsi kwari ukuba umunyamakuru. Ngo nibyo bintu yakuze akunda ndetse atekereza ko azakora byanze bikunze, ndetse byaje no kumuhira bijyamo, nubwo atakoze itangazamakuru igihe kinini cyangwa ngo aryamamaremo nk'uko bimeze muri sinema. Aho ushobora kwibaza uti umukobwa wikundiraga kujya kuri mikoro za radio na kamera za televiziyo akora ibiganiro yaje kwisanga ate muri sinema? Bahavu Jeannette kwinjira muri sinema bisa naho byamugwiriye niba ariko navuga, kuko ntiyigeze abyirukaho, ahubwo byaje mu buryo atatekerezaga. Byose byatangiriye muri hoteli yitwa Alpha Palace, aha haberagamo ibikorwa byo kuzamura impano z'abakiri bato. Hahuragamo abana benshi bafite impano zitandukanye, zaba izo gukina amatiyatere, kumodaringa n'ibindi. Uyu rero w'icyo gihe yaramodaringaga. Uyu rero yaje kuganira n'umusore witwa Regis wakinaga amakinamico muri Alpha Palace. Aramubwira ati rimwe wazaje tugakinana.
wibuka ko kera kiri muri primaire n'ubundi Bahavu yakinaga amakinamico. Rimwe rero uwo Regis yaje kubura uwo bakinana maze asaba Bahavu ko bajyana kuri stage bagakinana. Yarabyemeye ndetse barabikora. Nyuma yaho rero nibwo uwo musore yaganirije uyu mukobwa amuha igitekerezo cy'inyamibwa cyari kigiye kumuhindura ubuzima, kikamuha ubwamamare buhambaye, kikamugira Abahavu twese tuzi uyu munsi. Yamugira inama yo kwinjira muri sinema agakina amafilime kuko yabonaga ngo byamubera. Bahavu akibyumva yabaye nk'uguye mu kantu. Ati njyewe? Ati ibya sinema sinzi iyo biva n'iyo bijya, ndetse sinamenya aho mpera mbyinjiramo. Regis yamugira inama ko yajya ashakisha amakuru yahabereye casting akazitabira, ko ngo hari igihe bazamuhitamo bakamuha role. Uwo musore kirakabaye yaje kumurangira casting ya filime yitwa Icyeragate, aragenda baramukastinga, ariko kubw'amahirwe make nk'umuntu utari ubimenyereye ari n'ubwa mbere abikoze ntabwo byamuhiriye. Icyo gihe ntiyatoranyijwe mu bagombaga gukina muri iyo film, ariko ntiyacitse intege, yongeye kwitabira indi casting ya filime yitwa Cinkoni Zamba, ko noneho bigenda neza banamuhitamo. Ariko ikintu gitangaje, iyi filime bamuhayemo se nimwe yonyine arayikina. Nyuma yaho yakomereje muri filime yitwa Umuziranenge, ndetse hano noneho yabaye umukinnyi w'imena cyangwa se main actress. Nuko nguko yinjiye muri sinema nyarwanda, ndetse umunsi ku munsi yerekanaga ubuhanga budasanzwe muri uyu mwuga. Ibintu byanatumye mu mwaka wa 2016 ahita yinjira muri filime y'uruhererekane Estimate, yari ikunzwe cyane muri icyo gihe, ndetse kugeza n'ubu ikaba igikunzwe na benshi. Iyi akaba ari filime inaca kuri televiziyo y'igihugu. Icyo gihe yahawe gukina yitwa Diane, akaba kandi yari mu bakinnyi b'imena bayo. Iyi filime yamufunguriye imiryango yose muri sinema nyarwanda, ituma yamamara, arakundwa, atangira kwigarura imitima y'Abanyarwanda. Kuva ubwo rero Bahavu Jeannette yahise afatiraho arakora cyane, ndetse arushaho gukundwa no gukina neza muri Estimate, aho yakinaga ari umukobwa ugira amahane menshi cyane. Yabaye muri Estimate kugeza muri 2019 ubwo yavugamo agahita ajya gukora ibikorwa bye bwite. Kuva ubwo afatanyije n'umugabo we Freri bahise batangira gukora filime y'uruhererekane yabo bwite yitwa Impanga. Iyi filime yarabahiriye, iranakundwa cyane, irushaho kuzamura izina n'igikundiro bya Bahavu, ndetse uwo mwanya n'abandi bakinnyi benshi baramenyekana. Iyi filime kandi iri mu zakunzwe cyane n'abatari bake hano mu Rwanda. Mu bihe bitandukanye Bahavu Jeannette yakomeje kugaragaza ko ari umukinnyi w'umuhanga ndetse ukunzwe n'abantu, kugeza ubwo yegukanaga ibihembo 3 byose, birimo n'icyamuhesheje gutsindira imodoka mu bihembo bya Rwanda International Movie Awards. Ariko nyuma yaho iyi modoka Bahavu yatsindiye yateje ibibazo bikomeye cyane nyuma yuko atinze kuyihabwa. Ibintu byatumye Bahavu Jeannette ajyana ibibazo n'abateguraga ibyo bihembo, barimo na Alia Cool ndetse na kampani ya Ndoli Safari yagombaga gutanga iyo modoka bitewe n'uko hari ibyo batumvikanagaho. Gusa kera kabaye iyo modoka yaje gutangwa. Umukinnyikazi wa filime Bahavu Jeannette usa na se watsindiye imodoka mu bihembo bya Rwanda International Movie Awards, wari warabanje kuyimwa ndetse bikazamura impaka, kera kabaye yayihawe mu gicuku cy'ijoro. Uyu mukinnyikazi wa filime Bahavu Jeannette wamaye nka Diane muri Estimate ndetse na Kami muri filime ye yitwa Impanga, yatsindiye imodoka mu bihembo byatanzwe ku itariki ya 2 Mata 2023. Hari hamaze iminsi hari impaka zishingiye ku kuba uyu mukinnyikazi wa filime atarasabwa imodoka. Izi mpaka zashingiraga ku mbogamizi zavugaga ko zatumye imodoka itarasabwa wayitsindiye, zirimo kuba kompanyi yagombaga kuyitanga yarifuzaga ko izagenda iriho ibyapa biyamamaza, no kuba harabuze amafaranga yagombaga gutangwa n'uruhande rumwe mu bateguye ibi bihembo. Mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 16 Gicurasi 2023 saa 4 nibwo uyu mukinnyikazi yashyikirijwe igihembo cye cy'iyi modoka. Yavuze ko yishimiye kuba ahawe iyi modoka nubwo habanje kuzamo birantega zatumye atinda gushyikirizwa igihembo yatsindiye, hakaba hari hashize ukwezi n'igice. Yagize ati ni ubwa mbere hatanzwe igihembo gikomeye cyane nk'iki muri sinema nyarwanda, ni n'umugisha ukomeye kuba ari njyewe bihereyeho. Kuba baratinze kuyimpa mu masezerano habanje kuzamo amananiza. Mucyo Jackson wari mu bateguye biriya bihembo wanavuzweho kuba yaragejejwe muri RIB kubera icyo kibazo, akaba arabihakanye. Yavuze ko ibyabanje kuvugwa byose byari ibinyoma, ariko ikiruta byose ari uko iki gihembo cyatanzwe. Ati inkuru zitari nziza zo zavuzwe n'abashakaga kubivuga, ariko gahunda yacu ko ari ugutanga imodoka uyu munsi turiho kandi iratanzwe. Njye nta muntu twahuye ngo tuvuge ko imodoka idahari, imodoka ngiyi nyiragiye kuyigendamo. Bahavu Jeannette watsindiye iyi modoka uri warakajwe no kuba atarahise ayihabwa, yaraherutse gukora ikiganiro yikoma bateguye ibi bihembo avuga ko ibyo byapfuye kare ubwo batumiraga ibyamamare muri sinema mu itangwa ry'ibi bihembo, ariko bakarinda bagenda batagize icyo bakorana nabo muri sinema nyarwanda.
Mu buzima bwe bwite hanze ya sinema, Bavu Jeannette ni umubyeyi, akaba afite umugabo banabyaranye babana umunsi ku munsi. Uwo ni Frere Legend, izina naryo ritari rito mu ruganda rwa sinema ndetse na muzika nyarwanda, by'umwihariko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Akunze gutunganya amashusho y'indirimbo za gospel ndetse akaba ayobora amashusho ya film, akazandika, akanazitunganya, ndetse akaba ari nawe manager cyangwa se ureberera inyungu n'ibikorwa by'umugore we Bahavu. Mbere y'uko ashakana na Frere, Bavu yabanje kuvuga mu rukundo n'umuhanzi Ivry. Iyi ni inkuru yagarutsweho cyane mu itangazamakuru. Nyuma y'igihe kitari gito, bombi yaba Bahavu na Ivry bararyumyeho, rimwe aganira n'umunyamakuru Nsengiyumva Emmy wakoreraga inyarwanda.com. Hari mu mwaka wa 2018 yamubajije ku rukundo rwe na Ivry. Abajijwe ku bijyanye no kuba yarigeze gukundana na Ivry nk'uko byakunzwe kuvugwa, yarabihakanye atangaza ko afite undi mukunzi utari Ivry. Yakomeje avuga ko ngo n'igihe ibi byavugwaga ngo yari afite umukunzi kandi wari uziranye na Ivry. Diane yatangaje ko kuba umukunzi we yaraziranye na Ivry ari kimwe mu byamufashe mu kuba wenda umukunzi we atari kubigiraho ikibazo. Yahamije ko umukunzi we bari bamaranye imyaka 2 bakundana. Uyu mukunzi we yavugaga bari kumwe yari Frere Legend, nubwo rwose icyo gihe ataramutangaza ngo urukundo rwabo rushyire ku mugaragaro. Kuwa gatandatu tariki ya 27 Gashyantare 2021, Bavu Jeannette na Frere wamamaye nka Legend nyuma y'imyaka irenga 4 bakundana, babyemeye nta gahato ko bazabana ubuziraherezo maze bakora ubukwe bw'agatangaza. Ibirori by'ubukwe bwabo byabaye kuri wa gatandatu tariki ya 27 Gashyantare 2021 bibera i Nyarutarama. Tariki ya 17 Ukuboza 2020 nibwo Bahavu na Frere bari basezeranye mu mategeko, ariko ntibahita bakora ubukwe kubera ibyemezo byaguma mu rugo byo kwirinda COVID-19. Ubukwe bwabo bwagombaga kuba tariki ya 17 na 20 Ukuboza 2020, ariko ntabwo byabaye nk'uko twabivuze kubera ingamba zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Frere Legend asanzwe akora akazi ko gufata amashaka n'ayatunganya, ndetse ni nawe watunganyije filime Impanga y'umugore we. Bavu na Frere bamenyanye mu mwaka wa 2015, ariko batangira gukundana mu 2016, bivuze ko bamaze imyaka irenze 4 bakundana. Mu kwezi kwa gatanu 2023 kandi, Bavu Jeannette yongeye kugaruka mu itangazamakuru, nabwo ararikoroza ashinjwa gukubita umugabo we. Uti biteye gute rero? Ibi byazwe cyane ubwo arimo yishyize imodoka ye yahawe mu bihembo bya Rwanda International Movie Awards, ariko ntahita ayibona bitewe n'uko hari byatumvikanagaho n'abateguye iri rushanwa, harimo ko bashaka ko ajya yigenderamo iriho ibirango by'umuterankunga, ariko hatabyumva na gato kuko bitari biri mu masezerano. Aha niho hahise hazamuka inkuru z'uko adashobotse, ngo ari umuntu ugorana ndetse ajya nakubita umugabo we. Umugabo wa Jeannette rero yateye twatsi byo kuba yabakubitwa n'umugore we. Mu kiganiro bashyize kuri channel yawe ya YouTube, Frere yarimo aganira n'umuhanzi w'umurundi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba n'inshuti ye Christophe Ndayishimiye, yahakanye aya makuru yivuye inyuma. Uyu mugabo yamwinginze bishoboka, ariko ndamubera ibamba amubwira ko ari ibihuha, ndetse yibaza ukuntu niyo byaba biba ko bibera mu rugo rwabo ari amabanga y'urugo, uko byaba byaragiye hanze. Frere wavuze ko niwabo babimubajije yemeje ko adakubitwa, ndetse ko nta n'umugore wamukubita bitewe n'imiterere ye uko yiyize. Ati nta mugore wankubita, njyewe tubana mu rugo, ukuntu nzi ntabwo umugore yankubita. Yunzemo ati ntabwo umugore yankubita nawe arabizi. Frere yakomeje avuga ko bitamutungura cyangwa ngo bimutangaze, kuko hari inkuru nyinshi cyane cyane mu myidagaduro zijya zijya hanze kandi n'ibimenyetso abazitanze bafite ari ugutwika gusa. Ibi yahise bihuza n'ibyavuzwe nabyo ko umuhanzi Meddy akubitwa n'umugore we Mimi. Uyu mugabo yahamije ko inkuru zo gukubitwa n'umugore zageze n'iwabo i Burundi, bigatuma imiryango iterana, ariko akababwira ko ibivugwa atari ukuri, ko ahubwo ari amakuru mahimbano. Ngayo nguko rero ngibyo ibya Bavu Jeannette, umukinnyikazi wa filime nyarwanda wihariye ubwamamare n'igikundiro cyinshi. Ndizera ko ibyo wamwibazagaho wabisobanukiwe byose. Ni ntansurije icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Ese Bavu Jeannette uramukunda? Niba umukunda se umukundira iki? Ngaho reka tuganire muri comment. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.